mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Lina yaramaze kubwira Arika kutwite ndetse Al yaramaze kubwira Lina ko inda yaba ariye yaba atariye igomba kuvamo. Ese ubundi Lina yabivuzeho iki? Yaje kubyemera? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri Lina ndetse na Al. Lina yitegereza Al akamubwira ati babe, ni wowe uri kumbwira ayo magambo? N'undi muntu uri kukuvugiramo? Ni igike kano kanya uribagiwe? Ese urabyibuka ko inshuro zose twagiye turyamana najyaga nkubwira nese be ko njyewe ubwanjye ibi bintu ntabimenyereye na experience mbifitemo ntazisanga wanteye inda? Ese ujya wibuka amwe mu magambo wambwiye? Ujya wibuka ko wajyaga umbwira ngo niyo wantera inda nta kibazo kirimo? Umbwira ati ese ufite ikibazo cyo gutwita kandi ufite umugabo? Ibyo byose waba ubyibuka? Waba wibuka ko wabimbwiye? None ngize gutya ndatwise, uri kumbwira ngo inda yaba ari yawe yaba itari yawe igomba kuvamo? Ese ubundi byo kuvuga byo ngo yaba atari yawe utekereza ko naba naryamanye n'undi muntu? Mu buzima bwanjye niwe musore wa mbere nigeze nakunda. Nakuriye mu buzima ntabona uko ngusobanurira ariko bw'igitsure. Navaga mu rugo njyanywe na basaza banjye ku ishuri. Amasomo yarangira bakaza kunyura. Kubera ukuntu mu rugo bankaniraga ndetse nanjye nakaniraga amasomo, nirindaga kuba najya mu bigare nangwa se ngo njye mu bintu by'inkundo, kubera ko mu rugo nari narabasezeranyije ko ntazigera ndenga umwanya wa mbere. Uzi ikintu cyamfashije Al ko ari ukugendera kuri igitsina gabo ndetse n'abasore bose babaga bashaka kuntereta. Ndabyibuka cyari igihe kimwe ndi umunyeshuri. By that time, I was in senior 1. Nari umuhanga pe. Hagira abahungu babiri twahoraga duhanganiye umwanya wa mbere. Gusa iteka bazaga inyuma yanjye. Turi hafi gukora ama mid-term tests. Ba basore bombi banyigiye umutwe. Umwe akamvugisha muri prep ya mu gitondo, nyine muri morning prep. Undi akamvugisha muri evening prep. Ndagenda ntumurongo nibagirwa kwiga. Nakubeshye I was even falling in love. Ariko mu by'ukuri sinari nzi ngo ndi gukunda nde kuko bombi baranganirizaga. Nari mfite imitima myinshi nk'igihumbi. Urumva ntari nkiri muto. Kandi ku myaka yanjye numvaga nyiri urukundo ari rwiza. Icyo gihe ama mid-term tests yaraje barantsinda mbu wa gatatu. Naje mbakurikiye. Narababaye. Kuva icyo gihe nahereye ko mfata umwanzuro ko nta musore uzigera wongera kundangaza. Muri end of the term narabatsinze pe, nshyiramo n'intera y'amanota menshi cyane, mbereka yuko njyewe nabo harimo itandukaniro rinini cyane. Uhereye uwo munsi nafashe icyemezo cyo kuzongera gukunda ariko nsoje kwiga. Ariko dore nisanze ndi mu rukundo nawe.
rero wivuga ngo yaba atari yawe kuko niwe muhungu wa mbere nakunze. Ntekereza ko nta n'undi nzigera nkunda nyuma yawe kuko ubu ugiye kuba papa, ugiye kwitwa papa w'umwana wanjye. Arati Rina, nakubwiye ngo iyo nda igomba ivemo. Rina ati ndabizi ndacyari muto we, ariko sinshobora gukora ikosa ryo kwica. Sinshobora, ndakubwiza ukuri, ndarahira ku Mana yo mu ijuru. Njyewe Rina ntabwo nshobora gukuramo inda. Nabwirwa n'iki se ko uyu mwana atari we wenyine Imana yangeneye? Ese ubundi nyikuyemo nkahwana nayo ra? I can't. Ubyumva utabyumva, ubyakira utabyakira, uyu mwana agomba avuke. Arati Rina, unyumva utanyumva, iyo ndigomba ivemo. Inatangira no kurira uvuga ati ariko se what's wrong with you? Ese ubundi ntabwo nkunda? Arati babe, ndagukunda pe, ndetse na cyane birenze nuko nanabikubwira, ariko ntabwo ndi tayari. Inati ntabwo uri tayari? Really? Ntabwo uri tayari? Ntabwo uri tayari? Ntabwo uri tayari ke? Arati ntabwo ndi tayari kwitwa papa, sindi tayari gushaka umugore. Inati uracyashaka kurgira, uracyashaka kwirwa nyine uri umusitari, abakobwa bose bagushagaye, iyo n'abakobwa bose baguhamagara bakubwira ko bagukunda, uba wumviye ariyo live. Unezezwa no kubona bakwirukaho, unezezwa no kubona abakobwa bose bagushagaye bagushaka. Niyo mpamvu udashaka gushaka. Ibi byose umuntu aba abizi, aba yarabisobanukiwe. Mira yajyaga bimbwira, akambwira turiya musore ntiyagukunda, akambwira uburyo uri icyamamare, akambwira uburyo ubukunditse ndetse ukundwa n'abakobwa benshi. Koko ndi kubibona, ubu uri kubifilinga. Bambwiye ukuri. Barabimbwiye ko iteka ba star baba bumva baguma mu buzima bwa single kugira ngo bakomeze bakundwe. Ari njye ntago nzakubuza kujya muri abo bakobwa bawe, sinzanakubuza ko wowe ushaka kubaho, ariko please wimbwira gukuramo umwana wanjye. Arati nayandi mahitamo dufite babe, kandi ikindi ndagukunda. Abo bakobwa bandi uvuga bari bahari na mbere y'uko duhura, narabarebaga ariko ntabwo nigeze mbana nabo, sinigeze nkundana nabo, ntabwo nigeze mbahataye mu buzima bwanjye. Umwanya wose ni wowe uba wihariye, uhari udahari, uri kure uri hafi. Rina ni wowe, nta wundi. Undi ati none niba ari njyewe, Arati nyine ni wowe nta wundi. Rina ati rero niba ari njyewe nta wundi, emera njye nawe tubane. Arati Rina, ntago ndi tayari kuzana umugore, nta nubwo ndi na tayari kwitwa papa. Noneho listen, ibintu ni bibiri urahitamo. Uhitemo gukuramo iyo nda dukomezanye, kabiri uhitemo kuyigumana ariko njye nawe dutandukane. Rina tugize ngo iki Arati niswe noneho kano kanya, I'm no longer your babe, right? Senyiri baby wawe ko numva uri kwinyita
Renati Ali kubera ijambo ryonyine uvuze ntabwo ugikwiye kwitwa babe. Urambwira ngo ibintu ni bibiri, mitemo gukuramo inda dukomezanya nangwa se mitemo kuyigumana ariko njye nawe dutandukanye. Ali ndatashye, reka njye mu rugo, fata igihe cyo kubitekerezaho. Iyi nda igomba kuvamo, utekereze icyo gukora kuko njye ntabwo nshobora kwicara. Aratirina ntacyo gutekerezaho gihari, iyo nda igomba ivemo. Ndatoya aho kugira ngo umwana wanjye apfe, njyewe nzanapfa kubwe, nzemera mbimva ariko ndi guhagarara ku mwana wanjye. Ali nakoze amakosa menshi cyane, nakoze ibyaha byinshi cyane, ariko sinakora icyaha cyo kwica. Iki ni icyaha gikomeye imbere y'Imana, and I will not do that mistake. Umwana wanjye nzamwitaho, nzamurera, nzamukunda, udushaka utadushaka kandi ubishaka utabishaka, uyu mwana agomba avuke. Rinahera akahaguruka akigendera, undi nawe asigaraho. Harimo yibaza ibintu byinshi, ari abakunda Lina ariko nanone akumva ntago ari tayari kwitwa papa. Imitima imubanda myinshi, yibaza ati se nemere mugire umugore mureke, ese ndamureka gute ndabishobora kandi mukunda? Ariko se nanone Mana mbuze icyo gukora. Oya ariko nanone ntabwo uriya mwana agomba kuvuka, iriya nda igomba ivemo. Twigire mu rugo kwa Lina. Papa Lina ndetse na mama Lina baba bari mu rugo, n'ubundi ari mu masaha ya nijoro. Lina araza agasona kuri gate, umukozi araza agafungura, akimubona ahera ko yikanga, akavuga ati wowe se ko uri hano? Renati shambabura wimbaza ibintu byinshi ndaninaniriwe. Ndatari ko se ko mbona wagira ngo ntago tuje, ko mbona wagira ngo ufite umubabaro, ufite ikihe kibazo? Renati ntago meze neza, ndarwaye. Ndati oh sorry, basi karibu. Akinjira ahera ko afata umukozi akamujyana ku ruhande, akamubwira ati Jojo please hari ikintu nshaka kukubwira, kandi ikintu ngiye kukubwira ni ugiye kuba umuntu wa kabiri ugiye kukimenya na kuwa gatatu, kuko umuntu ukizi ni Ali, Mira nanjye, ubwo njyewe ntago ndi bwibare, ninyikubwira urababaye wa gatatu. Jojo ati Lina ko numva nteye ubwoba, icyo kintu ni igiki? Renati Jo urabizi ibintu byinshi mba ntabikubwiye, ngiye kukubitsa ibanga kugira ngo uzamfashe. Jo ati Lina ko nkubikiye amabanga menshi, none hirya ugiye kumbwira noneho kano kanya niriye? Renati Jo ubu tuvugana ndatwite,
undahera ko yikanga ati noneho isi azakwica. Rina waratinyutse? Ubwo iyo nda utwite ni yande? Rina ati ubwo urumva hari undi utari ari? Undahera akamubwira ati reka nkubwize ukuri Rina, mbuze icyo nkubwira. Rina ati mbikubwiye kugira ngo uzamfashe, icyo nzakenera cyose ukime, nkeneye ubufasha bwawe Jojo. Jojo ati Rina urabizi ndagukunda nka karumuna kanjye, nzakora uko nshoboye ngufasha, ariko ibi bintu birakomeye mwana wa mama, ibi bintu koko. Aha Rina ati John ibintu nkubwiye mbikubwiye kuko nzi neza ko hari igihe kizagira nkakenera ubufasha bwawe, ariko ufunga uwo munwa wawe. Ndatari kurabizi ko nkubikiye amabanga menshi, ntabwo iba ari byo navuga, ahubwo karibu. Rina ati none se hari bande? Jojo ati bose barahari. Hirwa uyu munsi yatashye kare, Robert niwe waje utinze mukunda, gusa nyine Muzehe na mukecuru nabo barahari. Rina ati okay noneho kaninjire. Ahera ko yinjira mu nzu, akinjira mu nzu bakimubona bose bahera ko bikanga, kavuga ati ariko ahari turi kurota, ntabwo wakabaye uri ku ishuri? Ibyo ni mama Rina ubivuga. Akibivuga Robert ahera kasohoka mu cyumba, avuga ati mama wowe uri kubwira yakabaye ari ku ishuri ninde? Ati ni mushiki wawe. Hari undi muntu se, hari undi mwana tugira muri uru rugo ukiga uretse mushiki wawe? Robert ati ubwo yaje kwenda iki? Agisohoka kuko ahera akamubona, akamubwira ati Rina bite byawe noneho kuje? Ntubwa mbere wataha igihembwe kitarangiye, wabaye iki se kandi mukobwa mwiza? Rina ubona nta mbaraga nta n'agatege, kubera kumara umunsi wose nta n'ikintu yariye kandi anatwite, byose byihuza n'igihunga n'ubwoba no gutekereza icyo ari bubwire mu rugo. Isereri ikamufata akazungerera akikubita hasi. Akikubita hasi Robert ahera akamuterura akamuryamisha hafi aho mu ntebe, bagatangira kumuhungiza. Hirwa nawe aba ari hafi aho agatangira kumukoraho, cyane ko aba ari umudokita. Papa Rina mu burakari bwinshi ahera akavuga ati mwari murimo mumbariza umwana icyo yaje gukora, kumva aranarwaye? Ubundi kuki yarwaye ntabivuge? Iyi ndwara noneho yo kumuzahaza, n'ubwa mbere nabona umwana wanjye agwa, n'ubwa mbere namubona rwose azungerera akaraba akagwa hasi. Batahera akabwira papa we, akamubwira ati tata wipanika, ndabizi Rina uramukunda, ariko nanone byigutera gupanika, byigutera ubwoba bwinshi. Ahari ufite ubwoba bw'uko hari ikintu agiye kuba, umurashi gonna be fine. Hashira akanya Rina agakanguka. Agikanguka asanga bose bicaye aho basa n'abumiwe.
mama we ahera akamuzanira amazi akamwangakiranywaho. Lina akinywa ku mazi n'isesemi nyinshi, ahera akagarura y'amazi akayaruka. Abari aho bose babona ko biri serious. Papa Lina ahera akavuga ati mumbabarire uyu mwana tumujyane kwa muganga, ntagira ijoro yarara hano. Hirwa ati ariko se mufite ikihe kibazo? Mwaretse nkamuha ubutabazi bw'ibanze, ejo nkazamwijyanira kwa muganga. Babanza kubihariraho, bamwe ati tumujyane. Hirwa ati nimumwihorere njyewe ejo nzamwijyanira, ahubwo nimureke mu butabazi bw'ibanze. Robert ahera akabwira Hirwa, akavuga turamuha ubutabazi bw'ibanze se, ubwo ugiye kumuha ibinini, uramenya arwaye iki? Hirwa ati yewe nimumureke, turamujyana mu gitondo ntago arembye cyane. Papa we ahera akababwira ati umwana wanjye aragira icyaba, turaza guserera. Hashira akanya, George agategura ameza. Bajya kurya, ariko Lina kurya biramunanira. Arihangana ngo arye hatagira ukeka ikibazo afite, ariko amara kurya neza neza byose akabigarura. Papa we ahera akabona ko umwana we afite ikibazo gikomeye ndetse ubwoba bukaba bwose, ariko bakihangana bugacya. Mu gitondo Robert akibyuka ahera akabwira Hirwa, akamubwira ati Hirwa, mu bintu byose uri bukore wihangane, bitarenze saa 5 saa 4 uze kuba wambwiye ikibazo mushiki wanjye afite. Hirwa ati humura rwose ngiye kumutwara. Bahera ko babyutsa Lina akitegura ajyana na Hirwa kwa muganga. Bagenda mu modoka, Lina ari kwibaza ibintu byinshi, avuga ati semana, ibi bintu Hirwa ntabimenye biragenda gute? Ariko yihagararaho akanga kuvuga. Bagera kwa muganga bakamufata ibizamini byose. Lina bari hafi aho ari gutekereza ibintu byinshi, ubwoba ari bwose, nta kindi kintu akora, ahera akafata telefone ye akajya kuri WhatsApp, ahera ko yandikira Lydia, akamubwira ati Lydia, ndagukeneye kandi ndagushaka byihutirwa, ubuzima bwanjye burasa naho buri mu kangaratete. Lydia akibona iyo message yo kuri WhatsApp, ahera akahamagara Lina akamubaza ati mukaza, byakugendekeye gute se kandi in-law? Undi ati wansanze kwa muganga aha n'ahase tukaba twavugana. Lydia ati nta kibazo. Lina ahera ko asa n'usohotse hanze y'ibitaro agiye gutegereza Lydia. Mu minota mike cyane rwose Lydia bamugezeho, basa n'abagiye ku ruhande gato. Lina uba ubona ko afite ubwoba n'igihunga. Lydia aramwitegereza akamubaza ati Lina, umeze neza? Message yawe nkuye umutima, ariko se ko mbona udatuje, ufite ikihe kibazo? Lina ati Lydia, mfite ibibazo, musaza wawe yantereranye, mu rugo sinzi uko bari bubyakire, ni ibibazo gusa. Lydia ati se habaye iki? Lina ati Lydia, n'ubundi ibi ntago ari ibyo guhisha, kuko amaherezo no mu rugo bagiye kubimenya, ndetse uretse no kubimenya
ntabwo iki kintu ari icyo guhisha. Lydia ati se ni igiki? Uri kuntera ubwoba, uri kunkanga. Lina ati Lydia ndatwite. Lydia ati uratwite? Numbwire ko ari Ali. Lina ati nta wundi. Lydia ati none warabimubwiye? Lina ati yego arabizi. Ndati none se yakubwiye iki? Lina ati ntabwo nabona icyo nkubwira Lydia, niyo mpamvu ngubwira ngo ubuzima bwanjye buri mu kangaratete. Lydia uzi ko ari yambwiye ko iyi nda tugomba kuyikuramo. Lydia tugize ngo iki? Muyikuramo? Tugize amahirwe tugiye kubona umwuzukuru ngiyo ndivemo. Noneho njyewe Lydia nabimenye. Umva nkubwiza kuri Lina, ntuzabirote no mu nzozi. None abirote uzanatokesha. Nujya no kubikora njyewe Lydia nzaguhiga. Ntago nitaye ku byo musaza wanjye yakubwiye, ariko niba uzi ko twite shika muhagarare umva nanjye nkuri inyuma. Akiri kumubwira ibyo, Hirwa ahera ko ahamagara Lina kuri telefone. Lina ahera akabwira Lydia, akabwira ati ndabona umusaza wanjye ampamagaye, reka njye kumwitaba turaza gukomeza tuvugane. Lina ahera ko yinjira mu bitaro, asanga musaza we yarakaye cyane, afite n'ibipapuro. Amufata akaboko akamujyana ku ruhande, akabwira ati Lina ngira yuko ibintu ndi kubona atari byo. Ngira ko ibi bintu atari ukuri. Lina waratinyutse koko, warabikoze? Ibi bintu ni ukuri? Ese koko uratwite nangwa ntago twite? Lina nizere ko ibisubizo bampaye atari ibyawe, kuko ndi gutekereza ko baba bampaye ibisubizo bitari byo. Ariko nanone nakitegereza amazina nkasanga amazina naya. Lina mu bwoba bwinshi n'igihunga ahera akabwira musaza we, akabwira ati Hirwa ntabwo wibeshye, mu kuri ndatwite. Hirwa azenga amarira mu maso, areba mushiki we. Lina nawe akireba uko musaza we amureba, amarira aba yose. Bombi batangira kurira, hakabura uhoza undi. Hirwa ahobera mushiki we, akabwira ati koko Lina ibi wabikoreye iki? Byakugendekeye gute? Mushiki wanjye urambabaje. Lina ahera akabwira Hirwa, akabwira ati bro mbabarire, nanjye ntago nabishakaga, nuko byagenze. I'm so sorry. Ntago nari nzi ko ari uko bizagenda. Nakoze amahano, ariko ntabura mbabarira. Hirwa niwe wenyine ujya unyumva, niwe musaza wanjye wenyine ubasha kunyumva. Ni nayo mpamvu ntigeze ngira ikibazo cyo kuzana nawe hano kwa muganga, nuko nari nzi ko ushobora kunyumva. Narakosheje, narabikoze, ariko please forgive me. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Biri kugenda bimenyekana gake gake, ndetse bakabimenya. Hirwa amaze kumenya ko mushiki we atwite, ese haraza gukora iki? Niki kiri bukurikire? Ese iwabo wa Lina nibabimenya bizagenda gute? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.